Aka ni akantu kajya kagora abantu cyane, by'umwihariko abanyeshuri n'abantu bataramenyera gutwara cyane. Kwinjira mu muhanda no gusohoka mu muhanda biri mu bintu bikunze kubagora. Tuganire nanone, ese wowe ubigenza gute iyo ugiye kwinjira mu muhanda? Iyo ngiye kwinjira mu muhanda iteka ryose making sure ko napanguye vitesse zanjye, nkagera aho ndeba iburyo n'ibumoso neza, byibura ndi muri vitesse ya mbere, aho mbasha guhagarara akanya gato nkareba iburyo n'ibumoso, ubundi nkabona kwinjira mu muhanda. Si byo gusa kandi, iteka ryose iyo ngiye kwinjira mu muhanda nibuka gukoresha ibiranga cyerekezo bibwira abayobozi b'ibinyabiziga bari inyuma yanjye aho ngiye kugana, bityo bikadufasha kugenda neza mu muhanda hatabayeho impanuka cyangwa se andi makosa ashobora no kuduteza guhabwa ibihano muri rusange. Wowe ubigenza ute iyo ugiye kwinjira mu muhanda? Ni United Driving School. Nyuma y'imyaka itari mike, United Driving School ifasha abanyarwanda kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga byo mu nzego zitandukanye mu rwego rwo koroshya no kwegereza serivisi abakiriya bayo. United Driving School ubu yabazaniye amakamyo abafasha kubona kategori E ndetse na D1 mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. United Driving School urayisanga mu Rwanda hose, mu karere ka Bugesera urayisanga mu mujyi wa Nyamata munsi ya depo ya Bralirwa. Ku bindi bisobanuro hamagara 0783646165. Iteza imbere. Aka ni akantu kajya kagora abantu cyane, by'umwihariko abanyeshuri n'abantu bataramenyera gutwara cyane. Kwinjira mu muhanda no gusohoka mu muhanda biri mu bintu bikunze kubagora, cyane cyane ku bantu batwaye ibinyabiziga bizwi nk'ibya manuel cyangwa se izi modoka zikoresha vitesse zangajwa mu gihe bazitwaye. Iyi modoka iyo umunyeshuri ayitwaye cyangwa se umuntu utarayimenyera biramugora cyane mu gihe cyo gupangura vitesse ahindura ibyerekezo. Ushobora kwinjira mu cyerekezo cyawe umanuka cyangwa se uzamuka. Biranagorana cyane ku banyeshuri guhindura vitesse nk'ahantu hazamuka cyangwa se ahantu hari imihanda iteye nabi, kumenya vitesse yagenderamo n'uburyo yagenda ahantu asabwa kugenda gake gake. Ibyo ni ibintu bikunze kugora abanyeshuri cyane nkunze kubona. Nawe wasanga bijya bikubaho ukaba utarakora subscribe ku Musongozi. Niwe wenyine muri uru Rwanda ushobora kwicara akagutekerereza ibibazo byose uhura nabyo mu gihe wiga gutwara ikinyabiziga, akabizana hano akabigukosorera ku murongo kabisa mugendana live ikintu ku kindi. Uyu munsi tugiye kuganira ku cyapa cya stop. Iki cyapa gishingwa he? Ese umuntu aba agomba kwitwara gute mu gihe akibonye? Iki cyapa ubwo n'abantu batarabona ama provisoire murasabwa kwicara tukigana tukareba ukuntu tugomba kwitwara kuri iki cyapa, kuko ukuntu ndi bukigusobanurira hano ni nako uzagisanga kuri mudasobwa muri rusange. Mu gihe iki cyapa ukibonye rero, si n'iki cyapa cyonyine kandi, ibyapa byose bisangwa mu muhanda muri rusange. Byaba ibyapa bya parikingi, byaba icyapa cya dodani, byaba icyapa cya zebra crossing, ibyapa byose byo mu muhanda burya iyo ubonye icyapa haba hari n'impinduka zigomba kuba ku kinyabiziga cyawe. Tuvuge wari utwaye imodoka ya manuel, uri muri vitesse ya 5. Imodoka yageze muri vitesse ya 5 ku bashoferi, ubwo ngira ngo turimo turagendana neza, abantu bazi gutwara bari kunyumva cyane. Iyi modoka yageze muri vitesse ya 5 umuvuduko uba wiyongereye. Ako kantu nakabasobanuriye, ndababwira ngo burya umuvuduko ni vitesse. Uko vitesse ziyongera, umuvuduko w'imodoka nawo ugomba kwiyongera. Noneho uko vitesse zigabanuka sasa, umuvuduko w'imodoka ugomba kugira gute? Kugabanuka. Haba yahe makosa rero iyo umuvuduko w'imodoka ugabanutse vitesse ntizigabanuke? Ubwo ni igihe twari turi muri vitesse ya 5 tukabona dodani imbere yacu cyangwa icyapa cya stop imbere yacu, tugakandagira kuri feri tukagabanya umuvuduko kugira ngo tugende gake, ariko ntihaze kubaho ikintu kijyanye no gupangura cyangwa se kugabanya vitesse. Icyo gihe byanze bikunze hari impinduka ziba ku modoka. Imodoka ishobora kuba yakuzimana kubera iyo mpamvu yo kuba utapanguye iki vitesse zawe. Urumva rero iteka ryose niba ugeze ahantu ugiye kwinjira mu muhanda, niba ugeze ahantu hari dodani, niba ugeze kuri zebra cross ugasanga zebra cross irenda kwambukaho abantu, aho hose uba ugomba gupangura vitesse zawe ukagabanya n'umuvuduko w'ikinyabiziga ukagenda gake gake witonze. Izi ni video rero abantu bose baba bagomba kwifashisha. Iyi video imeze nka GPS. Niba ndi kugusobanurira ukuntu ugomba kwitwara ku cyapa cya stop, imeze nka ya GPS ishobora kukubwira ngo muri metero runaka hari kamera, ukagera wamenya uburyo ugomba kwitwara. Urumva rero ibaze ko baba barashinze ibyapa
ugasanga wenda nk'uko wagitwaza hari feruje zizwi, ariko ugasanga bashinze icyapa cya feruje kikubwira ko ugiye kugera muri feruje, ugasanga icyo cyapa bagishinze ahantu kugira ngo kibikubwire, wowe ukaza kumanuka wasaze ukagenda ukinjira muri feruje utazi n'ibintu biri kujya mbere muri feruje, wenda utazi no gukoresha ariya matara yo muri feruje. Kandi ibyo bintu byose hano ku Musongozi mbona bibakoreye, babwira ukuntu ugomba kwitwara ku matara yo muri feruje, ariko nyine ugasanga ibintu ntabwo mushaka kubyiga tu, ahubwo ugasanga abantu bose bikundiye drama tuba twibereyemo kuri TikTok bambwira ibishego gusa, ariko abantu bo kuri YouTube muri wise cyane. Buriya TikTok ikoreshwa n'abantu bose nyine, ariko umuntu uza kuri YouTube agasubscribinga ku rubuga rwiza nk'Umusongozi akigira kwitwarira ikinyabiziga, uwo muntu aba arenze pe, ubu uri umunyabwenge kwa. Nababwiye ko muri abanyabwenge, abafana b'Umusongozi mwese muri abanyabwenge, ntako musa, mind setting zanyu zirabengerana. Ikindi kintu rero hano tugiye kurebaho niki, reka tureke ibintu wenda bijyanye na vitesse n'imivuduko, ariko ako kantu kaba ari ngombwa nako nagombaga kukababwira, abantu bajya banyita indondogozi noneho baranyica. Narindi kukubwira ko ibyapa byose muri rusange, icyapa cyose uko ukibonye uba ugomba kugira impinduka ziba ku modokari yawe. Niba ubonye icyapa kikubwira ko imbere hari dodani nk'uko nabikubwiraga, niba ubonye icyapa kikubwira ko imbere hari zebra crossing, niba ubonye icyapa, ibintu ibyo ari byo byose, icyapa wabona cyose, niyo cyaba ari icyapa cya parikingi, burya ntabwo wajya guparika muri kiriya cyapa utabanje gupangura vitesse. Ni ukuvuga ngo ikintu kiba kiriho rero mbere na mbere menya ngo ese ni ryari imodoka insaba gupangura vitesse, ni ryari imodoka insaba kwangaja vitesse. Igihe cyose rero uzaba ugeze ku cyapa cya stop, reka duhere ku cyapa cya stop. Iki cyapa uzakibona mbere y'uko ugeraho imihanda ihurira. Nakubwiye ko icyapa cya stop bagishinga aho imihanda ihurira. Iki cyapa cya stop uzakibona mbere y'uko ugeraho iyo mihanda ihurira, kuko icyapa cyose burya kikwereka ibintu uri buhure nabyo byibura nko mu ntera ya metero 150 gutyo. Niba rero ubonye icyapa imbere yawe ukamenya ati mu ntera ya metero 150 ingahe ngiye guhura n'iki kintu iki cyapa cyambwiye, uba ugomba gutangira kwitegura icyo kintu ukiri ku icyo cyapa. Niba uri muri vitesse 5 ukaba ubonye icyo cyapa, ntabwo umuvuduko wose wari ufite wo kuri vitesse 5 uzahita uwujyana ngo winjirane muri uwo muhanda, kandi twamaze kubona ko kugabanya vitesse bijyanye no kugabanya iki umuvuduko. No kuvuga ngo icyo gihe izo vitesse zaba zikeneye kugabanuka kugira ngo n'umuvuduko w'imodoka ubashe kugabanuka. Urumva rero ikintu kizabaho n'iki, ntabwo izo vitesse uzagenda ngo uzigabanye wamaze kugera aha hantu usabwa guhagarara ugacekinga. Abanyeshuri bitewe n'ukuntu imodoka ziba zifite udukomande twinshi cyane ugomba gukora kandi mu gihe gito, urumva imodoka irimo iragenda, ukeneye kuyiyobora, ukeneye gupangura vitesse, ukeneye no kuza guhagarara hari ahantu ukareba iburyo n'ibumoso mbere yo kwinjira mu muhanda. Ibyo bintu byose ukaba ubikenereye icyarimwe. No kuvuga ngo ibyo bintu rero mu gihe ubikeneye, ikintu ubusabwa nta kindi ni ukwiha igihe gihagije cyo kubikora, kuko ari byinshi utabikorera rimwe ukaza kwinjira mu muhanda wawe utuje. Icyo nicyo kintu gishobora gufasha buri munyeshuri wese wiga gutwara ikinyabiziga mu gihe agiye kwinjira mu muhanda. Ikintu cya mbere ubusabwa no kubanza ugatuza ukigihe gihagije cyo gukora ibintu usabwa gukora mu modoka yawe imbere, kuko niba utwaye imodoka ukaba ubonye icyapa cya stop, twabonye ko icyapa ucyubahiriza umaze kukirengaho. Burya icyapa niyo cyaba ari icyapa cya dodani cyangwa zebra crossing, iyo zebra crossing uyibona icyo cyapa umaze kukirenga. Ntabwo rero niba ari icyapa cya stop bakubwiye ngo uzahagarara akanya gato, ntabwo uzaza ngo uhagarare gusoma muri icyo cyapa. Oya, ntabwo icyo gihe uzaba uri mu muhanda. Icyo cyapa kiri kukubwira situation iri mu muhanda. Wowe niba ari icyapa cya stop ubonye, menya ngo iki cyapa kirambwira ko ngiye kuva muri uyu muhanda, umenye ati ngiye kwinjira muri main road. Ikintu usabwa ni ugutegura imodoka yanjye nkaza guhagarara akanya gato, ningera hari imihanda ihurira aho mbasha kureba iburyo n'ibumoso neza, ndahagarara mbanze ndebe gahunda iri mu muhanda, ubundi ninjire mu muhanda. Ntabwo rero uzazamukana wa muvuduko wose muri ya vitesse ya 5 wirukanka, ugende nugera aha hantu hagarare muri izo vitesse 5, ngo ubundi nujya guhaguruka bigende bite bikorohere. Uba ugomba gupangura imodoka yawe ukagera hari ahantu wapanguye uri muri vitesse ya mbere, ubundi ukinjira mu muhanda witonze. Hari ubundi buryo abashoferi bajya bakunda gukoresha bamenyereye muri rusange, reka nabwo mbuvugeho. Hari igihe ushobora kuba uri muri izo vitesse ukaza wihuta wenda ugahita uhagarara aha hantu.
ntabwo biba ari byiza na nubwo uba utwaye kinyamwuga, ariko nanone uba ugomba kwibuka ko niba wahagaze muri vitesse 5 utari buzahagurukiremo, imodoka ishobora kukuzimana. Niba uhagaze muri vitesse 5 pangura vitesse zawe usubire muri vitesse ya mbere, niyo vitesse ihagurutsa ikinyabiziga iteka ryose. Hari n'ibinyabiziga bihagurukira muri vitesse ya kabiri, ntibizagutungure rwose. Hari imodoka ihagurukira muri vitesse ya kabiri bitewe n'imbaraga zayo, cyane cyane nk'amamodoka y'amajipe ndetse n'amakamyo yo kuri kategori C, za kategori D1. Ziriya modoka zose usanga vitesse ya kabiri wishyira mu gahaguruka nta kibazo kabisa, bitewe n'imbaraga ziba zifite. Ni twinshi cyane tw'ubwenge twajya twigirana, ariko iyo nababwiye byinshi munyita indondogozi, reka ndikira aho ngaho.